Kurikirakashi sherirugo. Ndi nkindi ndi igitego, ndi gitera gitera amahoro, ndi cyutsa ucyutsa ngatugusa urukundo, ndi byishimo, ndi munezero, ndi mahoro uhaha amahoro ndetse n'umutuzo, ndi rukundo ruzira amacakubiri, ndi byishimo bishira abandi byishimo, ndi umwiza kandi nkunda ubwiza, nkagena n'ubwiza, nkundira abandi ubwiza, ngo dusabane ubwiza, gutanga n'ubwiza, ubwiza bwa Nyagasani utanga ibyiza byose. Byose twarigabiwe na Kristo, umukiza n'umucunguzi w'abantu, maze kubwe twitwa abana b'Imana. Ndi uw'Imana, naremwe n'Imana, ndizwe n'Imana, mfashwa n'Imana, ibyanjye ni iby'Imana. Ahora kwa jambo utanga ijambo, utetse ijabiro mu ijuru, akarangamira ijuru, ntajarajare mu mayira, ntagenda amajoro ngo yongere amajeri, ntiyijandike mu manzwe, ijabo rimuha ijambo hawe na nyir'ijambo. Uw'Imana rero yiha Imana, asanga Imana, asenga Imana, adasenya ab'Imana. Kumwe n'Imana nagenda gute, navuga gute, nakora iki kugira ngo nezeze iyo Mana? Bakunzi bacu, bakunzi basangaje Kirirungu Imana Marie Jose, kuri uyu munsi hari ukuntu twumva tubanezerewe, hari ukuntu twumva twishimiye kubana namwe, kubera ukuntu namwe muba mwabihaye umwanya mukabana natwe, mugakurikirana ibiganiro byacu kandi mukabana natwe, turabashimiye cyane. Kuri uyu munsi rero twongeye kugira amahirwe, twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubana n'umusizi twigeze kubana mu biganiro byacu, tuboneraho kubararikira mwebwe mugeze kuri channel yacu bwa mbere ya Shangazi Kirirungu, kujya kureba ibiganiro byacu byahahise kugira ngo nabyo bibafashe. Kuri uyu munsi twongeye kugira ayo mahirwe yo kubana n'umusizi usiga bagasigara basiganuza, kugira ngo dutabaramire, kugira ngo atumare irungu, tuganire. Mukomeze rero mubane natwe, mukomeze mukande subscribe. Buriya gukanda subscribe ni inkunga ikomeye, ariko icyo bigufasha ni uko ukanda subscribe, ugakanda no kukayogera, kugira ngo ibiganiro byacu bikigera ku murongo uhita ubibona mu ba mbere. Mukore rero like, ni byiza gukora like kugira ngo tubone yuko mwahageze kandi mwabyishimiye. Ni byiza gusharinga abavandimwe bacu n'inshuti kugira ngo twese tubane mu byishimo. Tutabatindiye rero bakunzi bacu, mureke twakire umutumirwa wacu hano mu rugo rwa Shangazi Kirirungu kugira ngo tuganire nawe. Karame. Hano muraho neza? Ego turiho turashima Imana. Ego twishimiye rero kongera kubana namwe. Abakunzi bacu barakumenyereye, hari n'abakumvise bwa mbere, niyo mpamvu twagira ngo muri uyu munsi w'ibyishimo kubana nawe, twongere tukwakire hano mu rugo rwa Shangazi Kirirungu Uwimana Marie Jose, kugira ngo mudutaramire mu nganzo yanyu. Murabanza rero mwibwire abakunzi bacu kugira ngo dutaramane twizimye kandi tuziranye. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kongera kugera kuri uyu murongo, kuri iki kiganiro, cyangwa muri uru rugo rwa Shangazi Kirirungu. Nishimiye cyane rwose kongera kwinjira muri uyu muryango w'impanuro, muri uyu muryango w'ibiganiro byiza, bisa n'umutima kandi bisendereza abantu ibyishimo. Amen. Njyewe rero ndi umwe musanzwe muziranye, ahari nanjye ndi umwe mu bana muha impanuro, kandi igombi ka Shangazi. Ndi nkindi ndi igitego, ndi gitera gitera amahoro, ndi cyutsa ucyutsa ngatugusa urukundo, ndi byishimo, ndi munezero, ndi mahoro uhaha amahoro ndetse n'umutuzo,
ndi urukundo ruzira amacakubiri, ndi ibyishimo bishira abandi ibyishimo. Ndi umwiza kandi nkunda ubwiza, nkagena n'ubwiza, nkundira abandi ubwiza, ngo dusabane ubwiza, butanga n'ubwiza, ubwiza bwa Nyagasani utanga ibyiza byose. Ni umusizi Bright Valence. guma 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 uri umusizi koko, kandi rwose amazina yose warayitwariye. Abandi nabo tugende tujye gusiga natwe dushaka ibyivugo, ariko uri intore turagushimiye. Muri uru rugo rero tugiye kukwakira. Hari akaririmbo kavuga ngo iryo shema twarigabiwe na Kristu, umukiza n'umucunguzi w'abantu, maze kubwe twitwa abana b'Imana. Turakwakiriye rero, turakwakiriye, kandi iyo ndirimbo turayigutuye. Muri Kristu twahawe kuba abana b'Imana. Yego, murakoze cyane. Kuri uyu munsi rero turi kumwe n'abana b'Imana bose, abatuye mu Rwanda, abatuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu mahanga, buri wese wiyumvamo, ubizi neza udashidikanya ko ari umwana w'Imana. Turi kumwe nawe kandi turamusuhuza. Murakoze cyane. Yego. Mwari muvuze umwana w'Imana, bita numva uw'Imana. Yego. Mu by'ukuri twese turi ab'Imana cyane rwose, kubera ko twaremwe n'Imana. Yego rwose. Rero mubyeyi wacu Shangazi, numva uvuze abana b'Imana, numva uw'Imana, kuko ndifuza ko niba mwanyemerera, yego, abo bana b'Imana nkababwira abo bari bo. kukwemerera gusa ni karibu, umwanya wawe kugira ngo abana b'Imana twese utubwire abo turi bo. Yego. Ndi uw'Imana, naremwe n'Imana, ndizwe n'Imana, afashwa n'Imana, ibyanjye n'iby'Imana. Ndi kumwe n'Imana, navuga gute, nagenda gute, nakora iki, nanga iki ngo nyure Imana? Uw'Imana muvuge gute, muvuge kwiki ko ari inenge igenzwa n'ineza? Ahunga icyaha, yanga icyaha, irinda icyaha cy'abandi atabashoye mu cyaha. Yanga iby'isi n'abo w'isi, ahora asabira isi dore isi ntisakaye, inyagira bose. Akorera Imana, agirana inama, ari kure y'izindi mana, aba hafi y'Imana irema no mu biremwa byayo. Ahora kwa jambo utanga ijambo, utetse ijabiro mu ijuru, akarangamira ijuru, ntajarajare mu mayira. Ntagenda amajoro ngo yumvire amajeri, ntiyijandike mu manzwe, ijabo rimuha ijambo hawe na nyir'ijambo. Ni inkindi si igice, ni igitego si igitero, ni igihozo si igihombo, ni umuhozo w'abarira ntabarirwe mu mbabare. Uw'Imana rero yiha Imana, asanga Imana, asenga Imana, adasenya ab'Imana. Dore nicaye ntuje, ntekanye, ntekereza, ndahumeka, nibaza, mpure n'uw'Imana, ukorera Imana, mutekerereze ibyanjye maze mutege ibiganza. Anganirire nzenya, ntiyite ku cy'ingenza, kandi mpumeka agahashyo. Nuko ansigira urugendo, ngene ntazi yonge uw'Imana yampaye, kandi avuga iby'Imana, ati mukunde bagenzi banyu. Wowe cyangwa njyewe kuwikunda gusa, nkunda abanjye gusa, ntabara abanjye gusa, kandi nkoze Imana. Mbu wampaye gusa, nikundira unkunda gusa, nica uwanyiciye, namuzwe n'umujinya, kandi nkorera Imana. Ntuce urubanza, nturi umucamanza, dufite umucamanza uri ku ntebe y'urubanza, imanza zitabera. Ahari uw'Imana, akunda bose, afasha bose, ndafatira byose, azi ko azasiga byose. Niwe soko y'amahoro, adasabye amahoro ngo abe se w'amahane, ntabe ubunyamwaga, ahorana amabanga.
abagambanyi beza, abatasi baza, baryarya, uburyarya bweza, amacakubiri yeze, kuw'Imana ntibyezwa. Gusenga nta muntu usi, gusabana nta gucana, gusabirana nta mayeri, gusangira ibisubizo, kubabarana n'ababarana ni intego y'Uwimana, niyo ntero y'Uwimana, nibwo buzima bw'Uwimana, niyo nzira Uwimana anyuramo ifungura ijuru. Uwimana wese arasa ikibi, anesha ikibi cyose kibasira abantu bose, ntahuza n'uwasekibi wese. Uwimana mwiza anyura mu nzira nziza, akavuga mu neza, akora ibyiza, yiringiye umwiza. Uwimana uriho ahura n'umuruho, wahuranye umutima, ntakuka umutima kimusiga yiturije. Uwimana ukomeye nta kimukura umutima ngo kimuteshe inzira, kimutanya n'Uwiteka kimusiga yiturije. Uwimana usenga nta kimusenya, n'ibikomeye bikomeretsa bimusiga akomeye atisebeje na gato. Uwimana mwiza ukunda abana b'Imana, agenda mu nzira y'abana b'Imana, akanyura Imana wese agenda mu nzira nziza yemye, kuko ari Uwimana. Bakunzi b'Imana, abana b'Imana, ntore z'Imana, munyemerere nsoze ndasubitse aka kanya. Tuzakomeza dusangira iby'Imana turi mu nzira y'Imana, tunyura Imana kuko izatwereka iby'Imana. Dusangire iby'Imana, tuzabane n'Imana mu buzima bw'abana b'Imana, turi kumwe n'Imana, dusingiza Imana iteka kuko niyo Mana yaturemye. Ni umusizi Bright Valence. Guma. Umuvandimwe rero turishimye cyane. Hari amagambo rero tugira ngo tugarukeho akomeye muri uyu muvugo mwiza w'abana b'Imana, wa Uwimana. Uwimana Bright Valence, Uwimana amazina bwite n'Uwimana Valence. Uwimana Valence, ariko amazina y'ubusizi cyangwa y'akazi cyangwa y'umwuga ni Bright Valence. Yego. Uwimana Valence, Uwimana Marie Jose, iryo zina turisangiye n'abacuti bacu bose. Bivuge ngo uyu muvugo si uwa Marie Jose, ahubwo ni uw'abacuti bacu bose. Ahari Uwimana buri wese yiyumvemo. Umukunzi wacu rero, muvandimwe rwose w'umutaramyi, uyu muvugo uranyuze cyane. Reka rero tuvuge nko ku ngingo nkeya muri zo. Hari aho wavuze uti ndi kumwe n'Imana, nagenda gute, navuga gute, nakora iki kugira ngo nizeze iyo Mana? Yego. Kuko twese ab'Imana twabigenza gute, twabigendamo gute? Mbere na mbere, uyu muvugo ufite ingingo eshatu. Yego. Ingingo ya mbere niyo kumenya Uwimana nyirizina, kwimenya. Ni ukumenya ubwo naremwe n'Imana, ubundi kuki ndi ku isi, iminsi yanjye ku isi ni iyihe. Icya kabiri ni ukumenya umurimo w'Uwimana. Icya gatatu ni ukumenya noneho iby'umwana w'Imana anyuramo byose, byaba byiza cyangwa bibi, abisohokamo gute. Aka kantu tuvuze tuti ndi kumwe n'Imana, navuga gute, nagenda gute, nakora iki, nanga iki ngo nyure Imana. Biriya ni ibibazo nibajije, ariko binafite ibisubizo. Ibisubizo byabyo, ndi kumwe n'Imana kuva navuka kugeza ino saha ntarapfa, ndi kumwe n'Imana. Ibyo navuga byose, uko nagenda kose, ibyo nakora byose, ibyo nakwanga byose, bigomba, byanze bikunze, bigomba kuba bimbuza n'Imana. Ni ukuvuga ko amagambo mvuga, uburyo ngenda nitwara mu nzira, ibyo nkora byonyine, ibyo nanga,
ese bimuhuza n'Imana cyangwa bintanya n'Imana? ese bigaragaza ko koko ndi umwana w'Imana. Hari uburyo umuntu abaho akavuga amagambo ariko adahuriye habe na gato n'ijambo ry'Imana. Mu kwemera kwacu twemera ko tuganira n'Imana, ahantu hambere duhura n'Imana tuganiriza no mu ijambo ry'Imana, no mu isengesho no gusenga no kuganira n'Imana. Yego, nibanze cyane ku ijambo ry'Imana. Bibiliya ntagatifu dufitemo ibitabo 73. Amagambo yose navuze iyo nta na rimwe riri mu mirongo iri muri Bibiliya, icyo gihe mba nataye ko ndi umwana w'Imana, ko mba nambaye, uzi ukuntu umuntu afata telefone agashyiraho hawuzingi, ariko mo imbere harimo motherboard. Iyo umuntu noneho avuga ibitandukanye n'ijambo ry'Imana, bamubona ko ari uw'Imana ariko mo imbere atari uw'Imana. Iyo umuntu agenda bitandukanye n'uko ijambo ry'Imana ridusaba kugenda, bigaragara nk'uko wabona radiyo iri kuririmba, nubona amajwi ari kuririmba cyangwa bari kuririmba, ukabona inyuma gusa ariko wumva amajwi ari kuririmba. Ubwo rero bwa buryo ugenda, bwa buryo ukora, bijya byose uba urimo, bigaragara inyuma, imbuto zabyo zigaragaza uko utari uw'Imana, ariko izina ryawe rizi ko ari uw'Imana. Niho usanga noneho bwa buryo nta na rimwe bizahura n'inzira y'Imana. Ariko nimvuga ijambo ry'ineza, nkagenda nitwara neza, nkaza kuvuga amagambo y'ineza, kandi nkaza kwanga ikibi, ukaza gusanga ahaza hunga icyaha, yanga icyaha, yirinda icyaha cyaha abandi atabashoye mu cyaha. Rwose acyaha abandi ni igisubizo cya nanga iki. Ahunga icyaha, yanga icyaha, yirinda icyaha, acyaha abandi batabashoye mu cyaha. Yego rwose. Uw'Imana rero ibyo yanga byose biba bitandukanye n'iby'Imana ishaka. Akunda icyo Imana ishaka, akanga icyo Imana yanga. Rwose. Agenda mu nzira Imana ishaka ko anyuramo, ntanyura mu nzira we ashaka ko anyuramo. Rero bikaza hari aho biza bisubiza cyane. Uw'Imana rero yiha Imana, asanga Imana, asenga Imana, adasenya ab'Imana. Birya dukunda biduha indonke yo ku isi, akenshi bisenya abana b'Imana. Uw'Imana siko bimeze. Uw'Imana rero icyo yanga cyose kiza cyubaka abana b'Imana, kitabasenya. Ako kantu iyo twaba tugiriye ubuntu kugira ngo tukumve neza, tugasobanukirwe, kubaho ukunze uw'Imana, ukunze umuntu w'Imana, icyo umukoreye cyose ukagikora utamusenya, ahubwo umwubaka kugira ngo mufatanye urunana nk'abana b'Imana. Niko bimeze. Kandi rero kariya kantu hari aho baza bagasubiza cyane. Abagambanyi beze, abatasi baza, uburyarya bweze, amacakubiri yeze, kuw'Imana ntibyezwa. Kuw'Imana ni ku gasozi mvukaho. Iyo turebye rero wa mugani ubugambanyi buriho, n'ibyo byose uvuze ukuntu biriho, ntabwo ari ibintu bikwiye kuranga abana b'Imana cyane. Ariko hari aho watubwiye ko umwana w'Imana bisohokamo. Yego. Ibyo byose ubuzima umwana w'Imana anyuramo ku isi, agenda ahura n'amahwa.
yego, agahura n'imisozi. mm, Umwana w'Imana ku isi mbigeranya n'ubwato mu nyanja, umuhengeri, mu muhengeri. Hari aho agera akagashya bikanga, mm, hari aho agera akagashya bigakunda, akumva ari mu munyenga. mm, Niho naje mvuga ati uw'Imana uriho ahura n'umuruho wahuranye umutima, ntakuka umutima bikamusiga yiturije. bikamusiga yitiriza. ako kantu nagakunze cyane. Ahura n'ibimuzitira, ahura n'ibimusenya, ariko ntakuka umutima, agakomeza akitiriza. Niryo banga ry'abana b'Imana. Bikaza byunganirwa uw'Imana ukomeye, nta kimukura umutima ngo kimuteshe inzira zimutanya n'Uwiteka, kimusiga yiturije rwose. uw'Imana usenga nta kimusenya, n'ibikomeye bikomeretsa bimusiga akomeye, atisebeje na gato. N'ibikomeye bimukomeretsa bimusiga akomeye, atisenya na gato cyane. umva, aho ho ni ukuri, aho ho ni ukuri, kuko duhura na byinshi. Umwana w'Imana n'umubyeyi Bikira Mariya yarabivuze ikibeho, umwana wa Bikira Mariya ntatana n'imibabaro, ntatana n'imisaraba, ntatana n'imisaraba. Ariko nubwo iyo misaraba uko yazi ikomeye, uko yazi imeze kose, imusiga ahagaze bwoma. Kandi buriya mu bigeragezo, muri iyo misaraba niho hava imbaraga nyazo. Burya uko ibibazo biba byinshi, niko ibisubizo bigomba kwiyongera, niko imbaraga zo gushaka ibisubizo zigomba kuboneka byanga bikunze, maze umwana w'Imana akabisohokamo yemye. Muri iyo nzira rero y'uw'Imana, muri ayo magorane, muri ibyo bigeragezo, hari aho namusubije. Yego, gusenga nta mususu, gusabana nta gucuranwa, gusaberana nta mayere, gusangira ibisubizo, kubabarana n'abababaye, ni intego y'uw'Imana, niyo ntero y'uw'Imana, nibwo buzima bw'uw'Imana, niyo nzira uw'Imana anyuramo imufungurira ijoro. ndumva rero birashimishije kandi harimo inyigisho nyinshi ku bana b'Imana twese. Niyo mpamvu ibiganiro byacu ni akagaruka Bright. Murakoze cyane. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Reka tugushimire hamwe n'abakunzi bacu bose. Twifuza ko twese tuba abana b'Imana, tugasenga tudacuranwa nk'uko wabivuze, tugasabana tudahutazanya, tukabaho mu buzima kuko bugaragaza ko turi abana b'Imana. Rero gushimira abakunzi bacu bakurikirana ikiganiro cyacu, kandi tubonereho no kubwira abo ngabo batameze neza ko tubonye yuko umwana w'Imana ntagatana n'imibabaro, ariko ayisohokamo ahagaze bwuma. Niryo banga rikomeye. Namwe mumeze neza, namwe mutameze neza, reka tubahumurize, tubabwire yuko upfa kuba uri umwana w'Imana, ubundi ibindi biratungana. Reka tuguhe umwanya rero Bright, ugire nawe icyo tubwira muri uku kudusezera muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi ducumbitse, ariko kubera uri umukunzi wo muri uru rugo, uri umukunzi w'iyicano yacu rwose, ntabwo uzatinda kugaruka. Ariko reka duguhe umwanya kugira ngo ugire akantu nawe ubwira abakunzi bacu. Murakoze cyane. Ndagira ngo umbwire buri wese, mbwire umwana, mbwire umusore, mbwire umukobwa, mbwire umugabo, mbwire umugore, umusaza n'umukecuru. Nabwira wenda navuga ati les chers amis, our friends, inshuti zacu, wapendo wetu, Mungu ni mwema. Imana ni nziza. Dieu est tout puissant. God is all. Amen. Dukomere ku Mana, nayo izadukomeza. Dukomere mu by'Imana, izadukomeza.
tugende mu nzira Imana ishaka izaza muri twe, amen kandi Imana iyo wayegereye nayo irakwiyegereza. cyane Imana iyo wayikunze iguhundagazaho imigisha yayo. amen Twese turi babazina ku izina Uwimana. Waba witwa irindi zina umenye ko nawe witwa Uwimana, cyane rwose, kuko igihe uremwa nta muntu Imana yagishije inama. wavutse uvuka uri Uwimana cyane. Wabyemera utabyemera, abadukurikiye babyemera batabyemera, bose ni ab'Imana, twese turi ab'Imana. Kandi n'ibyo dutunze byose ni iby'Imana cyane rwose. Abana bacu bose ni ab'Imana rwose, inshuti zacu zose ni iz'Imana. Tugume mu Mana, dukorere Imana, tunambe ku Mana, turirimbire Imana, amagambo tuvuga iby'Imana. byose uburyo tugenda uko Imana ishaka. amen. Hanyuma rero igisigaye ni ukuvuga ati ubwo ndi kumwe n'Imana ntakingura umutima. amen 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 amen. ubwo turi kumwe n'Imana nta gishobora kudukura umutima. niyo mpamvu turi abahamya bo kubihamya, nta pfunwe nta kimwaro. izina ryacu turi fiyeri yaryo. buri wese rero nabe fiyeri yuko ari umwana w'Imana, avuge ubijyanye no ku mwana w'Imana, akora ibijyanye no ku mwana w'Imana, ibikorwa byacu byose bigaragare n'Imana yaturemye. Reka tugushimire rero mukunzi wacu, reka dushimire n'abandi bose bakurikiranye ikiganiro cyacu kuri uyu munsi. Abatarakora subscribe mukore subscribe, abakora like, abaduha comment mugira icyo mubwira Bright, mwese n'abasharinga abandi, buri mwana w'Imana wese iyi video yacu mugereho kugira ngo agire icyo akuramo kimufasha kumenya ko twese turi abana b'Imana. Bakunzi bacu rero, reka Bright nk'uko yabitubwiye nawe afite YouTube channel, ntago yagenda ataturangiye channel yiwe aho twayisanga, kugira ngo naho tuhanyarukire, tumutere inkunga, tumukandire subscribe, tumukorere share ndetse na like, kuko afite imivugo myiza ishobora kuturema umutima. Yego, murakoze cyane. Kuri channel yanjye ni channel wasacinga kuri YouTube ukandikamo Umusizi Bright Valence. Yego, wageze kuri iyo channel wasanga nabyita byiza wabisomye cyangwa wabyumvishe. Nibigufasha kubaho neza. Uzahasanga icyo bita umuvugo isi dutuye. yego, buri wese azagira igisubizo cy'uko isi atuyeho, hari uko ayizi cyangwa hari uko yamwakiriye. Nabyumva azasobanukirwa cyane. Ikindi uzahasanga ushobora kuba uri imbata y'icyaha, waraze kukivaho cyangwa ukivaho bikanga, ariko hari igisubizo bita wikora icyaha. N'ibindi byinshi cyane muhanyarukire. Umusizi Bright Valence rwose muzahasanga. dukomeze dusangire ibyiza Imana yaduhaye, tuzakomeza tubisangira. Murakoze. Abakunzi bacu nibahanyarukire rwose, bitegera amatwi, biyumvire impanuro zanyu munyuza mu muvugo, mu mpano Imana yanyu yabahaye. Turabashimiye cyane rero. Reka rero tubasezere, ibiganiro byacu nakagaruka naho utaha na Bright. Bye bye. Murakoze cyane.